hejuru y'abacika imbaraga hari abagabo nyabagabo Imana iba yaribikiye. Hejuru y'abo tugendana nabo batubwira ko bitazashoboka harimo umuntu umwe ushobora kuvuga ko bizashoboka. Hejuru y'abo twicaranye batubwira ko ibi bitazakorwa harimo abafite umwuka w'Imana batubwira ko bizashoboka. Bona ko bidashoboka mu ijwi rituje tukagendana. Turasoma rero ijambo ry'Imana mu kubara ni mu bitabo bya Mose. Kuri Bibiliya yera ni 142 page. Ibice 13. Ibice 13. Turasoma duhere ku murongo wa 30. Turaza gukomeza tukomeze n'ibice 14, turaza gusoreza ku murongo w'10. Kubara ibice 13 turahera ku murongo wa 30. Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati tuzamuke nonaha tuhahindure kuko tubasha rwose kuhatsinda. Maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati nitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko. 32. Babarira Abisiraheli inkuru y'incamugongo y'igihugu batase bati igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umwiryane kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare kandi twabonyemo abantu barebare banini. Abanaki bakomotse mu bantu barebare banini, twibonaga tubamezeho nk'inzige nabo bakabona tumeze nkazo. 14. Abisiraheli banga kujya Kanani. Iteraniro ryose ritera hejuru rirataka. Abantu iryo joro bararira. Abisiraheli bose bitotombera Mose na Aroni. Iteraniro ryose rirababwira riti iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa cyangwa iyaba twaraguye muri ubu butayu, Uwiteka atujyanira iki muri icyo gihugu kugira ngo tuhicirwe n'inkota, abagore bacu n'abana bacu bazaba iminyago? Ikiruta suko twasubira muri Egiputa. 4. Baravugana bati twishyirireho umugaba dusubire mu Egiputa. Maze Mose na Aroni bikubita hasi bubamye imbere y'iteraniro ry'Abisiraheli ryose ryari riteraniye aho. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefuni bari mu mubare w'abatase icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo. Babwira iteraniro ry'Abisiraheli ryose bati igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane. 8. Nimba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Umurongo w'9. Icyakora nimugomere Uwiteka kandi nimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima. Niba gifite ikibakingira kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, nimubatinye. Iteraniro ryose ritegeka ko babicisha amabuye, maze ubwiza bw'Uwiteka bubonekera Abisiraheli bose buri mu ihema ry'ibonaniro. Amen. Dusome Zaburi, soreze muri Zaburi 150. Zaburi 150 page 310 ku bafite Bibiliya yera. Zaburi 150
paje 610 kuba afite Bibiliya yera cyangwa 611. Turasoma umurongo wa 2 gusa. Muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Amen. Ndasubiramo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Amen. Intego abandika kugira ngo tuze kubumba Bibiliya, abandika intego tugiye kuganiraho iravuga ngo kumenya neza imbaraga z'iyo mugendana. Kumenya neza imbaraga z'iyo mugendana. Yitwa Imana rero iyo ngiyo, Imana ishimwe. Imana ugendeye mu mateka y'igihugu cyacu, abanyarwanda kuva kera bazi Imana, kuko twitwa ba Sibomana, ba Wimana, ba Habyarimana, Izabayo n'andi mazina nk'ayo aganisha ku Mana. Ariko nubwo ayo mateka hari ko bari bazi Imana, ntabwo byakuragaho gukora ibihakana imbaraga zayo. Bamwe baraterekeraga mu mateka, niko ari, abandi barabandwaga, abandi bakoraga n'ibindi bigaragaza guhakana iyo Mana. Abantu baterekeraga, hari ibintu bakoraga mu mazina bakoreshaga, bakagera aho bagera bakavuga ngo ahasigaye naho iki naharugira. Mu yandi magambo bari bazi ko hari Imana ifite ibindi bintu ishoboye. Icyo gihe Imana bari bafite zirwa ibigirwamana bidashoboye, cyangwa se izo mana zitwa ibigirwamana zari zifite limiti, cyangwa se umupaka w'imbaraga zari zifite. Noneho Bibiliya mu magambo twasomye twumvise ko abanyarwanda bari bazi Imana. Bivuga ko ntabwo ari abanyarwanda gusa n'abanyamahanga bari bayizi. Ku Bisiraheli rero ho ni akarusho. Abisiraheli bari bazi Imana mu buryo burenze ubw'abanyarwanda. Uhereye ku mugabo bita Aburahamu, ahakomoka n'ahaturuka, ubwe yashenye ibigirwamana by'iwabo kwa Tera kugira ngo aheshe Imana nyamana icyubahiro. Mu mateka niko bivuga. Uyu Aburahamu aza kugabana umugisha ukomeye, ahabwa iki gihugu bita Kanani. Mu magambo twasomye mu kanya nibugereho, agihabwa kera Aburahamu. Imana iramubwira ngo kizaba gakondo y'urubyaro rwawe. Birazamuka ku rubyaro rwe kugeza ubwo byageze kuri Yakobo, waje kujya mu Egiputa, Abisiraheli bakororoka, kugeza igihe Imana yakuye Abisiraheli mu Egiputa. Irababwira ngo muze mbajyane mu gihugu narahiye basogokuruza ko nzagira gute, nzabaha. Abisiraheli bakurwa mu Egiputa, bwari ubwoko Bibiliya ivuga ngo bwari ubwoko Imana yironyeye, bwari ubwoko bwahawe iki, umugisha. Itorero ry'Imana cyangwa se itorero turaba bahawe umugisha n'Imana, batoranyijwe mu miryango itandukanye, bazanwa mu itorero, bahabwa umugisha ukomeye wo kuba ubwoko bw'Imana. N'Abisiraheli rero nabo bari baratoranyijwe mu mahanga menshi, babona Imana n'amaso ya, babona Imana
mu buryo butangaje. Muri Egiputa barayibona ikora ibitangaza kugeza ubwo yabatse amaboko ya Farawo mu buryo bukomeye. Abisiraheli barahaguruka bagenda berekeza mu gihugu cya Kanani. Imana yari yababwiye ngo bakwiye kugira gute, bakwiye kujyamo. Bamaze kwambuka Yorodani nibwo bwa mbere bahimbye indirimbo, kubera amaboko y'Imana babonye n'imbaraga z'Imana babonye z'ibyo yari yarakoze. Baravuga bati ibi ni ibidasanzwe. Miriyamu ahimba iki? Indirimbo, kubera amaboko y'Imana bari bagize gute, bari babonye. Hari ibintu Imana yagiye ikora mu buzima bwacu, mu buzima bwawe cyangwa bwanjye, ukumva hari ahantu bigukoze cyangwa bikoze, ugahimba akantu, ugagira ishimwe rifite ukuntu ryiyubatse, ukavuga ngo Imana ndayishimiye, igize neza cyangwa irakoze. Hari n'ushobora guhimba igisigo, hari n'ushobora guhimba indirimbo, hari n'ushobora gutura ituro ridasanzwe kuko arekonesheje iby'Imana yakoze mu buzima bwe, bitewe n'uko yakiriye iyo Mana mu mutima we. Aba rero bo barabyinye ku nyanja, barabyina ikinimba bashima iki? Imana, kubera iby'Imana yakoze. Kandi ni mu gihe Imana yari yabikoze. Kandi Imana ishimwe ko natwe uyu munsi hari ibyo yakoze mu buzima bwacu bidutera gushima Imana. Yarabikoze, turabibona n'amaso yacu. Yarabikoze, imiryango irabibona. Yarabikoze, abaturanyi barabibona. Yarabikoze, itorero rirabibona. Yarabikoze, abo mufatanyije umurimo barabibona. Dufite impamvu natwe yatuma dushyiraho indirimbo cyangwa tugashyiraho igisigo bitewe n'iby'Imana yakoze. Ibyo rero byose byagaragazaga imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. Abisiraheli rero barakomeza kuko bari mu rugendo rwo kujya i Kanani. Kujya Kanani ni igihugu bahawe, bagihabwaho gakondo, ariko ni igihugu gituwemo n'abandi bantu kandi amoko atandukanye. Ntabwo ari ubwoko bumwe, si bubiri, yewe si butatu. Harimo iki? Andi moko. Hatuyemo abandi bantu. Mbabwira ikintu gikomeye, ni abantu Imana yaremye, kuko abantu bose baremwe n'iki? Ariko batuye mu gihugu kitari cyabo. Batuye mu gihugu cyamaze gutangwa n'ijuru. Batuye mu gihugu Imana yamaze kugaba. Yagabiye iki? Abisiraheli. Kugira ngo Abisiraheli bakigeremo, bajye kugituramo, birasaba kujya kugihindura, kujya kwirukana amoko arimo, kujya kwimura amoko arimo. Aha hantu naratangaye, namenye ko hari abantu baba mu bintu bitari ibyabo, ijuru ryaramaze kubitanga. Namenye ko hari abantu bicaye mu bintu byamaze gutangwa. Menye ko hari abantu nabo bicaye barindiriye kujya guhindura gakondo yabo kugira ngo bahicare. Imana iduhe gusobanukirwa neza gakondo yacu dukwiye guturamo. Abantu bakicara ariko bicaye iw'abandi, bakarya iby'abandi. Yesu adufashe cyane. Aba bantu bari abaturage b'i Kanani, yewe niho bari baravukiye, ariko ijuru ryaravuze ko ari gakondo y'Abisiraheli. Mubwira ikindi gikomeye, ntabwo bari banahaza, ariko Imana iteye ubwoba. Imana ihagurutsa abantu ikabajyana ahantu batazi, ikababwira ngo aho niho gakondo ya. Benshi binjiye i Kigali hano ntibari bayizi, ariko uyu munsi ni abaturage b'i Kigali. Fatira urugero hafi.
uyu munsi ni abaturage bahehe kubera ko Imana yabayoboye byaremeye byarakunze kuko Imana yacu ikora iby'imbaraga zidasanzwe birenze iby'imiryango birenze iby'abantu birenze iby'amafaranga. Imana yacu ikora ibiruta ibyo byose byaremeye kubera ko ari Imana itegurira abantu bayo ejo hazaza heza kuruta uko abantu bahategura. Abisiraheli nihute barahaha Kanani bageze hafi ya aha bari bararwanya intambara nyinshi, noneho intambara yabo iri hafi kugera ku musozo, noneho bagiye guhindura igihugu. Icyo gihugu bagiye guhindura bagomba kurwana. Mbibutsa Abisiraheli bava mu Egiputa bari hagati y'ibihumbi 2 bari hagati ya 2,500,000. Noneho muri bo harimo ingabo 600 zashoboraga kurwana. Nizo ngabo bari bafite, ingabo 600. Izi ngabo 600 zaturukaga mu miryango 12 y'Abisiraheli. Muri izi ngabo 600 Mose niwe wari uyoboye Abisiraheli na Aroni wari kumwe nabo. Mose atoranya abagabo 12, umwe mu muryango umwe, arababwira ngo nimujye gutata igihugu cy'i Kanani. Mugiye kugitata tugire dute kugira ngo tujye kugihindura, mugende mutuzanira amakuru yaho. Ayo ni amayeri akoreshwa mu by'igisirikari kugira ngo bajye gukora ikintu, bajye gutera ariko bafite amakuru y'iki yaho bagiye gutera, bamenye ingabo. Mose arababwira ati nimugende mutati igihugu, ababwira aho bazanyura, bazamukire mu gihugu cy'imisozi miremire, bazagende mu bintu bazareba, bazarebe ingabo uko zingana, barebe nimba ari inyamaboko menshi cyangwa makeya, kandi bazarebe uko igihugu cyera. Yewe aranababwira ngo muzace ku mbuto z'icyo gihugu muzatuzanire kugira ngo tuzirye, tuzirebe uko zimeze, kugira ngo tumenye ko ari cya gihugu Imana yatubwiye. Yosuwa na Kalebu batoranywa muri abo bantu 12 kujya gutata i Kanani. Baragenda baratata, bamara iminsi 40. Bamaze iminsi 40 baragaruka bazana inkuru y'igihugu banyuzemo bagitata. Mbibutse aha hantu harimo Yosuwa ni umusirikari, Kalebu ni umusirikari, harimo abasirikari 10 b'abatasi batatanye nawe, harimo Mose wabatumye na Aroni n'umwunganizi we, akaba n'umutambyi. Noneho abantu bose uko nababwiye harimo n'ingabo 600, wakuramo 12, urumva ingabo zisigara nazo ziraho, ndetse ngo n'iteraniro ryose rirenga 2,000,000 naryo riraho. Aha hantu ho bari baraniyongereye kuko bari barabyaye, ariko baraho ngo bagarutse babara inkuru. Bibiliya iravuga ngo y'incamugongo. Aha hantu muhumve cyane, babara inkuru y'iki y'incamugongo. Barahaguruka ng'icumi, hari ikintu bahurizagaho ngo igihugu twaciyemo tugitata ni igihugu cyiza gitemba amata n'iki
bagihurizagaho bose, nk'uko Imana yari yarabibabwiye, kuko iby'Imana ivuga ntabwo ibeshya n'iby'ukuri. Yari yarababwiye ngo nzabajyana mu gihugu cyiza, nzakibajyanamo nirukana abagituyemo, mwebwe mbatuze. Yari isezerano Imana yabahaye, yari gakondo yabo Imana yabahaye. N'intambara banyuzemo nyinshi bazinyuragamo, bakarwana bagenda berekeza hehe? Mu gihugu cy'isezerano. Bari barabonye Imana. Aha hantu rero aba bantu muri ab'icumi batangiye kuvuga inkuru, iryo jambo baba ari ryo baheraho, Abisiraheli barishima batariko bati iki gihugu ntabwo dushobora kugihindura, ati kuko ni igihugu cy'umwiryane, ati kandi ikindi, ati harimo abantu barebare bita Abanaki, ntabwo twabatsinda, ntabwo dushobora kubarwanya ngo tubaneshe. Bibiliya yaranangaje ngo ubwabo ngo barirebaga bipima n'Abanaki, ngo bakabona bameze nk'inzige. Inzige ni utuntu duto cyane babareba. Noneho gutinya Abanaki bibibagiza imbaraga z'Imana n'ibyo yakoze mu buzima bwabo no mu mateka yabo, uhereye mu Egiputa kugeza aho ngaho. Bibagirwa Imana yahinduye amazi amaraso mu Egiputa, bibagirwa Imana yateje ibikeri mu Egiputa, bibagirwa Imana yabahaye amazi yo kunywa, bibagirwa Imana yabambukije inyanja. Iyo Mana imbaraga zayo birangiriraho ntibaba bakizibona. Ikintu gikomeye cyane. Mwanditsi yaranditse aravuga ngo Isaka ngo baribagirwa mu kanya nk'ako gahumbya. Mbabwira ikindi kintu gikomeye, nubwo byari bimeze bityo, Imana yagendanaga nabo nk'umuntu, kubera ko Imana yaramanutse ngo ishyira inkingi y'igicu hejuru yabo. Inkingi y'igicu nicyo bakurikiraga. Iyo cyagendaga baragendaga, iyo cyahagararaga barahagararaga. Imana ikavugana nabo inyuze muri Mose. Mose akababwira ibyo byose byabagaho, Imana iri hagati ya Imana bayireba bari kumwe nayo. Ariko babari inkuru y'incamugongo ngo bihebesha Abisiraheli bose, ngo baravuga ngo twaviriye iki mu Egiputa? Iyo dupfira mu Egiputa, Mose bati basi iyo dupfira mu butayu, none abana bacu bagiye kuzaba iminyago n'abagore bacu, twebwe kuko gupfa tuzapfa. Ikintu gitangaje ngo Kalebu we arabahumuriza, arababwira ngo nimuzamuke nonaha muze tujye guhindura igihugu. Ariko shwi ntibabyumva. Ngo Mose bimuyobeye ngo yikubita hasi, na Aroni ngo bubamye. Ariko Imana ishimwe, hejuru yabo twicaranye batubwira ko ibi bitazakorwa, harimo abafite umwuka w'Imana batubwira ko bizashoboka. Uru rusengero murutangira, hari abo mwatangiranye bababwiraga ko mutabishobora, bababwiraga ko bitazemera, bababwiraga ko ibyo ari ukwibeshya, mwakwipima n'imbaraga mukabona ko bidashoboka. Ariko mwarutangiye bareba, mushyiraho ibuye bareba, muzamura bareba, murwuzuza bareba, murwicayemo bareba. Mu muryango hari abantu tubana nabo batubwira ko bitazashoboka, kubera ko
hari ibyo babonye Imana ikora bumva ko umurimo w'Imana warangiye. Hariho abantu bibeshya ko Imana ibyo yakoze byarangiye, ariko iby'Imana ikora ibikora none, ikabikora n'ejo, ikabikora n'ejo bundi, ikazabikora n'ubuzaza, kuko imbaraga zayo ntizigira umupaka. Burya ibyo wabonye byateguraga ibizaza, ibyiza birusha ibindi ntabwo bizaza, ntabwo biraza. Iyo ni avance y'ibitegurwa by'ibyo ugomba kuzabona. Nibyo warayibonye igukorera ubukwe, ariko utegereje kuzayibona yakurereye, yagushyingiriye. Harimo abantu babona Imana mu bintu bito bakumva n'ibyo ati tubonye Imana bakanezerwa, ariko hazi ibikomeye noneho bituma ugera muri Kanani yawe neza, bakakubwira ngo ibyo ntibyashoboka. Ariko jya ubabwira ko bizashoboka, kandi nawe wizere ko bizashoboka, kuko Imana yaguhaye Kanani. Ababisiraheli nkubwira ikintu gikomeye, abo bantu bose uko ari miliyoni ziri hagati y'ebyiri n'igice n'eshatu, usibye Mose na Aroni na Kalebu na Yosuwa, nibo bonyine bizeraga ko Imana izabajyana muri Kanani. Kuko iyo nkuru y'incamugongo imaze kumanuka, bose ingabo uhereye ku batasi 10 babonaga bidashoboka. Ingabo 500 na zisigaye, harimo ingabo z'intwari zarwanye intambara zikomeye, ariko ubwoba bwari bwabatashe, babona ko batazatsinda urwo rugamba. Abaturage bandi basigaye bari mu iteraniro n'ababizera ayo magambo babona ko bidashoboka. Ubwinshi bw'abantu bavuga ko bitazashoboka ntabwo bibuza Imana gukora ibyo ugomba gukora. Ubwinshi bw'abo muhura nabo bakubwira ko bitazemera, nagira ngo ngutangarize ko bizemera, kuko ibishyira mu bikorwa ibarusha amaboko. Ibarusha amaboko, kandi niyo yatangiye umurimo, kandi yatangiye umurimo ni nayo izawusoza. Yavuze gusa ngo bibeho, ubundi nabivuga ntibari bahari. Ubundi bavuga iki? Ibivuga ko batari bahari. Imana ivuga kujyana Abisiraheli kujyana Kanani, ko bazajya Kanani, ntabwo bari bahari. Yabibwiye Aburahamu, kandi iramubwira ngo iri sezerano ndarikomeje, nzarisohoza. Irarikomeza kuri Yakobo, irarikomeza Yosefu. Mbabwira ikintu gikomeye, ngo Yosefu apfa kuko yarazi neza imbaraga z'Imana n'ibyo ikora, ngo apfuye ngo yategetse iby'amagufwa ye. Abwira Abisiraheli, arababwira ngo ndabizi neza ko Imana izabagenderera, ariko igihe izabagenderera igiye kubakura inaha ibajyanye mu gihugu cy'isezerano, muzajyana amagufwa yanjye nimuzayasiga inaha, kuko nanjye amagufwa yanjye akwiye kuzahambwa i Kanani. Yari yarizeye iby'Imana yakoze ko izabisohoza, izabikora. Abantu bakwiye gusobanukirwa imbaraga z'iyo bagendana, bagakorera Imana, bagasenga Imana, ariko bazi neza imbaraga z'iyo tugendana nayo. Imana yacu ibyo yakoze ku buzima bwawe ni bito, ibyo irindiriye kuzakora nibyo binini. Wiyirebera gusa mu byo yakoze, ahubwo ibyo nibigushingire kwizera no kuyikunda ko ukwiye kuyinambaho, kuko imbaraga zayo ziracyahari. Aba bahiye ubwoba, imitima iratigita, baravuga ngo ntabwo turi bugende, ntabwo tuzarwana nabo. Ariko Yosuwa na Kalebu ngo bashishimura imyambaro yabo, bababwira amagambo meza cyane. Barababwira ngo nimuzamuke nonaha, ngo muze tujye guhindura igihugu, kuko Uwiteka twishimira. Nimba twishimira azaduha igihugu, kandi bene igihugu tuzabarya nk'iki? Nk'imitsima. Abo ntibagifite ikibakingira, kubera ko yakuruye kwizera, abona ko uburinzi bw'Imana bwabavuyeho, Imana yamaze kubatanga. Arabibona, abona ko bamaze kugabwa. Arababwira ngo ariko twebweho Uwiteka ari mu ruhande rwacu, dufite Imana mu ruhande rwacu. Niyo mpamvu dukwiye kwizera, tukagumana kwizera, tugahora twiringiye imbaraga z'iyo tugendana nayo, kuko imbaraga z'iyo tugendana nayo ikora cyane,
ibiruta ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Iyo twamenye niyitubeshejeho, niyidutuje ino, niyitumye twicara aha, niyitumye turiho kandi tuzabaho. Ubundi duciye mu bifatika, benshi mwakabaye amazina yanyu yaribagiranye mu isi. Harimo abaguhaye iminsi, harimo abaduhaye iminsi, ariko turiho, turacyariho, tuzakomeza no kubaho kuko dufite Imana itubeshejeho. Yosuwa rero na Kalebu barashishimuye imyambaro. Aya magambo ahumuriza Abisiraheli bavuze ngo iteraniro ryose rigarura ibyiringiro. Ukwiye kuba mu bantu uvuga amagambo agaruramo abantu ibyiringiro. Abo wumva bidashoboka ukababwira ko Imana yacu ishoboye kandi bizashoboka. Nta mpamvu yo kubabwira ko bitazashoboka. Nubwo babivuga, ariko iyo twizeye irabishoboye kandi irabikora bikagaragara. Hari n'ibyo dukwiye gushingiraho duhereye mu mateka y'aho duturuka, duhereye nuko twakuze. Uyu munsi nabo turiho cyangwa aho tugeze nuko tubayeho, dufite ibimenyetso rero twashingiraho. Niyo mpamvu dukwiye kubatangariza ko Imana yacu ihari. Nubwo bitarakunda bizakunda, nubwo bitaremera bizemera, nubwo bitazashyirwa mu bikorwa bizashyirwa mu bikorwa. Iminsi izatambuka, duhagarare tweme kuko dufite Imana. Iby'imbaraga yakoze rero birafatika. Yabwiye Abisiraheli ngo muve mu gihugu cya Egiputa. Ntabwo yari igiye kubicira mu butayu, yari ifite umugambi mwiza wo kubageza muri Kanani y'isezerano. Yatubwiye ngo twihane tuve mu byaha, tujye mu ijuru, izatugeza mu ijuru. Ntabwo izadutsinda inaha, ahubwo izatugeza mu bwami bwayo. Ntabwo aya maturo dutanga azapfa ubusa. Aya majoro turara ntabwo azapfa ubusa, kuko yaravuze ngo ngiye kubategurira hanyu, ngo kugira ngo aho ndi namwe muzagire gute, muzabayo. Iryo ni isezerano ry'itorero. Rero nubwo ubona bikomeye, nubwo iminsi ibaye y'ubutayu miremire, ariko gakondo yabera irahari y'itorero. Nubwo wavutse bakubwira ngo Yesu azaza, none imyaka ikaba ibaye uruhererekane, imvi zikaba zibaye uruyenzi, abandi mukaba mubyaye mwuzukuruje, ariko kuza ko azaza kuko yarabivuze. Kanani yabera irahari, ariko kandi tukiri no mu isi. Yabwiye Petero ngo mbese abarekeshejwe ibyabo no gukurikira bazagororerwa iki? Ngo ibyabo bazabikubirwa iki? Inshuro 100. Tukiri no mu isi tuzagabana ubwabo, kandi tunabufite mu buryo bw'umwuka, ariko hari n'ubwami bwo mu isi dukwiye kugabana tukagera mu byo tugomba kugeramo. Imana ishimwe. Yosuwa na Kalebu, aba bagabo babazi inkuru nziza yahumurije Abisiraheli. Bibiliya iravuga ngo bagarura ubwiza bw'Imana mu iteraniro. Imana yongera kugaragara mu iteraniro, ihumura riraboneka. Abari bahiye ubwoba noneho baratinyuka. Babandi bari bahiye ubwoba bari bavuga ngo noneho nimuhaguruke muze tujye guhindura igihugu, tugere muri gakondo yacu. Imana ishimwe ibaha imbaraga zo guhora mufite kwizera gukomeye, no kumva ko mugomba kugera ku byo bababwira ko bitazashoboka. Yewe n'ibyo ukurura n'ubwenge bwawe ukabona ko bikomeye, Imana irahari kugira ngo izagushoboze. Ipfa kuba yaravuganye nawe, ariko hari n'ubwo yaba itarakubwiye, hari n'ibyo igikora kugira ngo si byo tugeraho byose iba yarabivuze. Igikuru ni ukwihoranira icyizere kuko yitwa iki? Imana. Bibiliya iravuga ngo Abisiraheli bose bari bamaze kurakaza Imana. Mwumva ikintu bita kumenya imbaraga z'Imana, ugahagarara neza wemye ku munsi mubi. Soza ndashaka kusozereza ku ijambo rivuga ngo inyungu yo gusobanukirwa imbaraga z'iyo mugendana. Yosuwa na Kalebu bo bari barasobanukiwe imbaraga z'iyo bagendana nayo. Bumva ko iyavuganye nabo bizashoboka. Nicyo cyatumye bo babari inkuru yo guhumuriza Abisiraheli. Nicyo cyatumye bayigumanira icyizere. Bamaze guhumuriza Abisiraheli, ntabwo byakuyeho umujinya w'Imana, kuko Imana yari yamaze kurakarira Abisiraheli. Irangije iravuga ngo nzageza he kwihanganira ubu bwoko butagonda ijosi. Imana irababara kuko
bayihakanye iri hagati muri bo, kuko nababwiye ngo igicu cyahoraga hejuru yabo cyayoboraga Abisiraheli. Imana yavuganaga nabo. Ahubwo reka mbabwire ikintu kibabaje. Muzi ko Abisiraheli bari batunzwe na manu Imana yabahaye, baryaga ibiryo batazi aho bituruka. Mbega ibaza umuntu ukugaburira ibiryo utazi aho bituruka, aragutunze ariko akagukuraho icyizere, kandi ari ukubwiye ngo mujye muri kiriya gihugu. Imana yamanuraga ibiryo batazi aho bituruka, bikamanuka bikaza mu ngando, bagatoragura bakagira gute, bakarya, kuko mu butayu ntabwo bahingaga ishwi. Ariko iyo Mana yabagaburiraga, icyizere kirabura. Imana irababara iri mu ijuru, irangije ishyiraho iherezo ry'Abisiraheli. Iravuga ngo aba bose nta n'umwe uzigera ubona icyo gihugu, nta n'umwe mu bancumuyeho uzigera ukibona, ngo usibye Yosuwa na Kalebu, ngo bo bagaragaje kwera kwanjye. Ari abatasi batatanye iki gihugu ntabwo bazakibona, ari izo ngabo murwanisha ntabwo bazakibona. Kandi nubwo izo ngabo bavuze ngo ntibazakibona, ikintu cyambabaje, Imana iracyabakoresha ku rugamba. Nyuma yaho barwanye intambara, ariko bose barapfa nibagera mu gihugu cy'isezerano. N'abandi bose ngo bose bavuye mu Egiputa, bose bashyirwaho iherezo, ngo nta n'umwe wigeze ubona icyo gihugu ngo usibye Yosuwa na Kalebu. Iyi Mana nagira ngo mbabwire ko itagira santima, nagira ngo mbabwire ko ari Imana yica. Ibyo mujya mwibwira ngo Imana ni inyembabazi, nibyo, ariko ijya inazikuraho. Ijya yemera ko napfa cyangwa wapfa, ijya yemera ko tugenda. Iyo Mana murayumva. Ejo bundi kuwa mbere washize nashyinguye umuntu watambweho igitambo muri za mana nahereyeho z'Abanyarwanda biti bigirwamana. Mwese abakuru murabizi ibyo bita za Nyabingi n'ibindi, ntabwo mbijyamo cyane. Noneho umuryango w'iwabo akomokamo barabigira, noneho bajya batamba ibitambo by'abantu. Noneho harimo umusaza w'imyaka 76, bamutambaho igitambo ngo kugira ngo umukobwa umwe wo mu muryango ngo abone umugabo. Niko byari byategetse. Uwo musaza yari umurokore, yari umupantekote. Byagenze gute? Umunsi wo gufata irembo ry'uwo mukobwa, yaragiye ajya mu bukwe bw'umuryango ngo bamugaburira inyama zaterekerejwe ibyo bigirwamana. Byamufatiye aho mu bukwe, aho niho yaguye. Ngo yakoze mu isahane rimwe kabiri pa. Ikintu cyanangaje ukuntu ibintu by'imiryango ari mibi. Ndababwira inkuru nahagazeho, twashyizemo ribu ngo ibikurikirane. Umuryango bene umuntu baranga ati oya, n'iby'imiryango turabizi. Murumva uburyo abantu twapfuye? Gukurira muri ubwo buzima abantu bakabubamo, ariko torero twamenye Imana nyamana. Mukomere ku Mana mwamenye. Abantu hano bararushye, kandi Imana yadukuye mu bintu bikomeye. Ibyo ni ibyabo. Ugiye mu mateka y'umuryango wawe harimo ibindi nawe urwana nabyo uzi, byo mu muryango w'iwanyu. Ariko Imana twamenye yaratubatuye. Imana twamenye, niyo mpamvu nabazaniye ijambo
izi mbaraga z'iyo twamenye muzikomeze, kuko n'Imana iduhisha ahantu. N'Imana iduhishe hehe? Iraduhishe kandi duhishiye abana. Njya mvuga ngo hashimwe Imana, kuko abana bacu bo bavukiye mu gakiza, ntabwo bafite amateka y'ibyo bigirwamana. Kuko abana bacu tubazana hehe? Gusenga. Ikintu namenye gikomeye, uzi ko naba bafite ibyo bigirwamana, iyo umwana yavutse mu muryango bajya kubimumurikira. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, mukomere ku Mana, mumenye imbaraga z'iyo tugira gute, twizeye muzikomeze kandi muyikomereho. Munyemerere dusenga Imana nsozereza aha. Nari mbazaniye ayo magambo, mbese murayumvise? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nagira ngo rero munyemerere muhaguruke.